rungana gutya kera kabaye sanzwe nyirutungana gutya none bonke Gogo the Gospel ni mukobwa kangahe ukunze ariko nyiguha kano ga telefone ayenga data nushaka ushiremo simukade ya oya hari ibintu mujya muza mukabeshya hari ibintu mujya muza mukabeshya abantu ngo za prank n'ibiki ari prank ni ari biki kura mu simukade zawe telefone yimuhe kumugaragara uteze no kupura imbere cyane mu miterere yacu ko twari exactly niyo mpamvu ariko kuba twakora ko oya kuba mu ariko ntabwo babinera mu Yes, nizere ko mumeze neza cyane Ngoga TV show tuhaye ikaze nizere ko ibintu byose bimeze neza cyane uyu munsi tugiye kuganira nyuma yuko twari twaganiriye n'umukobwa mwiza cyane ari kugira ubujajwa se kucyo akase wowe kakanya mbona nakwakira ukavumvura ubwo ntumubekeye koko rajara today I have someone reka rero mbanze babwira nyuma yuko twakoze ikiganiro kuri Ngoga TV show nakoranye na Gogo ikiganiro cyiza cyane cyanarebwe cyane ibintu Gogo yasenyeye kabisa ati umva ati cyararebwe cyane rwose ati kiranakundwa kiranakundwa hanyuma rero urabizi ko abantu badukurikira ari benshi tugira ngo ikiganiro akaba nakunda abantu akaba nakunda amagambo wowe ukunda iki gerageza uvuge cyane hanyuma rero hari umwe mu bantu wakunze undi turaza wenda tubigaruka ariko mbaye kazi Gogo nkwaye kazi bonke muhoberana ariko subwo nuko musuhuza kandi ubwenge n'ukuri rega chance comes once kera kabaye nabere n'urusa cyane pe no kuri rwose ko be hano kandi hage baravuga ngo nujye ukubita musayo umwe ujye uhindura kubite n'undi bawubaga ariko nubwo yanabaga nta kibazo kubita numve ko nababara kubita ari gumenya nayimbwa ja kubita ntacyo ngaho kizemo ubugome okay Gogo umeze neza bamwita bonke umeze neza none se uriyumvutse uri kumwe na Gogo the Gospel uyu munsi ibaze ko uyu munsi ngo wagiye gusenga nagiye gusenga ariko n'ubundi ujya Imana ngugira inzira ziruta imyenge ya supanete kubera ko mugani ni nyinshi ase nagiye gusenga nafashijwe gusa nuko satani yanteye nshaka nko gusinziramo gake ariko nyuma naje ko nirihe yereko wagize ubu ntabwo bari kubibona ko ushaka gukora iki mbigukorere ukuvuga ngo Gogo ubu rero ubonye umuntu ibintu byose nta kintu uzongera kwikorera azajya bigukorera cyane rwose umwana mwiza kabisa nubwo none abishaka ureke kwicara ku ntebe wicareho nta kibazo ugena umwana mwiza nubwo bwanwa urusaza rwiza ase undi wa mugani ko nivanga mu byanyu niba atatwivangira mu biki Gogo byacu turakora ikiganiro tumeze ari ukuntu umuntu ahamagaye kuri telefone numva nyine arimo aroza ibyombo hano hari ukuntu iki n'iki twamenyeye kuvuga ngo ibintu nyine gusa urimo uroza ibintu nyine ibyombo tubyita ibintu si mubizi noneho nawe yase ko numva imana bimeze ibintu byo gusakuza arimo uroza ibintu aratuma ngwe nguvuze ngo rero urimo uroza ibintu urimo uroza ibintu urumva nyine twebwe twamenye kuvuga ibintu by'ibyombo tubimenye tugeze hino bibasaga ndabazi bavuga ngo ki ngo nukoza ibyombo none ubundi mwe muvuga iki
none se amasahani n'abavanze n'amasafuriya n'ibiki byose Uvuga kimwe gikubiyemo. ahubwo ngewe icyo nibaza ibyo bintu ni ibiki baba bavuga biba ari ibintu nyine byinshi birenze kimwe ibyo ibisahane ibisafuriya Kombe. ibiyunguruzo ubwo urumva ikinyarwanda rwo kibaye iki urumva bavuga aho gushaka nko kubaza urimo uroza ibimubatse urimo uroza ibihe bintu wumva twewe nyine kugira ngo gusa ndi koza ibintu runaka wenda ndi koza amateremusi ibiki ariko nyine ariko ibintu biranatandukanye da biratandukanye bitandukanye na tafiyanse No. urumva hari igihe nyine ibintu biratandukanye ariko nawe kubera iki se bitabona Ego. kubera iki Ntabyihuse. bonke ni akahe kazi ko mu rugo ukunda gukora ko mu rugo iyo nicaye mu rugo nubwo waba uhagaze ibyo wambwira byose nabyumva mu rugo nyine tuvuge hari ukoza ibyombo hari ugukubura hari ukumesa tuvanemo kurya kurya si ubwo ariko no kurya ni umurimo uwo nguwo wowe ureke byibuze koza gukoropa ntabwo ngakoropa ahantu hari itapi niyo ndeshya urunama bugakora ndapfukama kuko amasahani biragora mani gufata isahani mu kayoza ukaba byibuze gukoropa tunyuriza hamwe hose ari naho utaruka urabona igihe nkunda ibintu byoroshye ubwo ukunda no kurya arya bya bindi babyita ngo iki nudozi ni nudozi n'ibiki by'abana ndaduporeza da yego kije cyose ngenda poreza nta nihe ndyo ukunda kurya se erega bivuge kubera ko umukunzi wawe ari hano nako kubera ko goga ari hano ese mwantanze ryari urumva kera habayeho baza kubyarana abana cyangwa hagarinze kuza bivuge muri ubu buryo kera habayeho ubwo rero abantu umugore n'umugabo ibyo ari byo byose babyaye abana benshi noneho umwana umwe aza kugira gute aza gukunda ajya kuri YouTube bisanzwe abona ibiganiro by'abantu bagenda bakora haza gukundamo umuntu urumva ubwo se nyine abiganizaho umwana amubwira nyine uburyo ki yakunze umuntu bagera n'igihe barabonana numva hasigaye igihe cyo gupanga cy'ubufiyanse icyo gihe babonanye se ubwo se wari uyu munsi icyo gihe babonanye se wari uyu munsi cyihutisha cyane ari ku cyumweru we bavuye gusenga okay none uwo muntu uzi ukuntu yabaga ari kwiyumva icyo gihe muri ako kanya ari kumwe n'uwo muntu ntabwo wabyumva uko dukomeza kumira umeze nk'umwe n'ubwa mbere mbonye ko gabuze ikintu cyo kuvuga cyane tubwire ibintu bitatu byiza wabonye kuri gogo gogo ariruka aseka neza kimwe aseka neza n'inzobe amaso ye meza urumva se ko ari byinshi bivuge komeza shamana nanjye mu maso ye ni heza urumva hose nyine kumva harimo amaso ushobora kuhafata se harya urumva ngo nshaka kuhakora ateye neza abantu mwebwe mutazi ibihisha ni ibintu byicariwe hano ateye neza afite size nziza kabisa afite intoki nziza nenge kwa kabisa shera kaba ni mwiza nta muntu utamukunda yego cyane pe guko kutarira ariko urabona umutima ukubwira gutyo nturire masa nkaho yakamye nayagira nshani nkaho nayagira ariko bede ni mwiza man umukobwa ni mwiza vuba ngani nzazana inkwano da sigogo ku gaciro kawe ku bintu byose amaze kukubwira ko uri umukobwa mwiza
kuba uri umusitari yaba ni kumwe n'icyamamare kazi ajya nukora nakubonye se byagenze bite nakumenye byagenze bite uzi abantu bakuzi hari n'umunwa ubwo muzawuhuza cyo kwereka umfite ubwo nta televiziyo nta radio ndihagije njyenyine boya muzawuhuza umuntu bantu bafana bibi ngiye kuzamutubona turaba babiri nangiye kubaza gogo ubona umuntu ugiye kumwegera ngenda fuha byadanje sorry ubona wowe umuntu mwajya kubana yagukwa inka zingahe cyangwa inkwano wamuca kugira ngo n'abadakurikiye amenye Bonke icyo agomba gukora niba nta bufasha afite bamufasha urarokotse nari ngize ngo ugiye kuvuga ngo n'abagukurikiye ngo bazamenye inkwano bazaguka oya twari kwicana ese nta kuntu nagira gucya utagira utaza kuruha we tubwire n'ababyeyi banjye ariko kuvugana n'ababyeyi ni kimwe kuvugana n'ababyeyi ni kimwe sibyo nawe ubwawe hari ibyo waba wifuza muri wowe nka 10 kuzabo that's why niyo nakubwira kuvuga n'ababyeyi ko ngiye kwivuga ubwo urumva wowe ibyo ari byose nk'umubyeyi agerageza ashyiramo ububyeyi nta by'ubyeyi ntaki ibyo ari byose umubyeyi nimba umwana amubwiye ati muganiye ukumva ati ngiye icyifuzo cyanjye wenda ni ugukora nka 12 yenda kuzamura urumva ibyo ari byose umubyeyi yakora byinshi kugira ngo nezeze umwana we urumva yaba ari ndetse ku buryo bambwira ati jya munsi urumva ibyishimo bya mbere umubyeyi yaba bikwima aho umubyeyi yanaguca na 30 ahubwo oya aho yakamisha wayabona mite mbimubwira nazibona bangoga ntibari hano se ntabwo zitabaza inshuti n'abavandimwe sapoti zirahari ariko none se reka mubwire ntabwo wakunze umuntu nk'ubu ngubu unkunda nk'ubu nkunda ni gahunda tugiye kubikurikirana uranyaze kuri Ngoga TV show uwo bita Gogo the Gospel arabyanze byangiye iki ntabwo yabyanze tugeze mu nkwano yemeye zingahe kuzamura ngo hejuru ya 12 kuzamura nka data ahubwo namubwiye ati banguga bari hano bazamfasha n'abandi bantu hakoze hakurya ntimuzifite inka zirahari kimwe kandi umenye uzi kuko havuka iwawe ndahaza akivuga muri 12 wahise ubyumva ni mu nka hari ahantu iyo ugiye mu majyepfo urumva ahantu ugera ni hano kuri kwande bagura amata meza cyane ni kwa Musa ni kwa bahita gutya nanyweye amata shusha kwa Haji ariko ajya gutembera rero si iwabo urumva ariko urumva Bonke inka 12 uzazibona shana nizirengeje mane yazibona Rigo wakurega usibye n'ibyo nubwo zaba zari cyangwa zidahari wakunze umuntu nawe ubwawe wabe nako none se hari cyangwa mu bitero umwe karagutukira Ngoga imate urumva ni ukuvugishwa sorry urumva Gogo rega menye akazi akora kari ubujarwa nanjye mba nagiye mu kazi yawe ko nawe uhindura ururimi uragabura none se Gogo kamugira inama rero buriya hari ukuntu Bibiliya ivuga ubundi nta muntu ujya ushakana n'undi urumva agatari wambaye n'agakote keza gafite n'amaherena shawe mukora katakwanduza ahubwo ngiye ikibazo nayo ndi kumubaza ngubu sibyo turakundanye sibyo ko nyine ari nabyo se twakure nase rwanyanga nago nganga ariko nago nese ko kandi nukomeza kubivugararira Bonke ararira mbere amarira ubu nkozeho gato yoho mbendetse kure
Kirago murabibonye nawe. Agera n'igiye kuvuga. Wisugibagirwa. Ariko katuri kubyinkwano. Katuri kubyinkwano. Katuri kuvuga. Gogo yemeye ko 12 nta kibazo. Ese ubundi Gogo. Buretse icyo ngiye kumubaza nta kibuze. Gogo. Okay, tuzenda turakomeye. Sibyo? Ngo kuvuga ariko. Ako rero Gogo yakomeje yabiwe ase Gogo nago mukunzi nago okay. Nago araziza. None se umuntu azanye inka ni ngombwa ngo wewe kugira ngo kikwereka ko yakunda nuko yazanye. Kwako nyine urumva uba warabibwiwe na benshi habasigaye action. Ko dupanga muri iki cyumweru tuzaje koze. Nta kibazo. Mu cyumweru gitaha turabatumiye. Dufite mu tuzajya gukwa. Icyo naringiye kukubaza. Nk'ubu Ciao, siko baye romantique. Usukuntu umuntu uvugera hejuru. Nabuza amagambo shanito. Anyuze minjisho. Ndababaye. Ahita bongo agira umugabo agira umuntu. Ndababaye. Ariko nyuze muze kangahe. Urumva. Cyaro warinyujijemo. Oya, nakujyaciye. Kera usanga ari nabyo yanankundi. Ako wavuze ikinyamurenge kare cya yumva cyane. Nyabona. Itera ndi kubaza. Nk'ubu turashimanye sibyo tugejeje nyine nawe munsi twavuze aho kujya gufata irembo sibyo si wowe gukora ntego noneho inka wenda muri famille wanyu 12 wenda nzibonye iwanyu wenda bagasaba ngo bakanga tuzane 20 sibyo n'uruye ntazo mfite kandi mukundana tukundana twashimanye sibyo wowe icyo gihe nabwo ati ntazo mfite n'urwere bare rwawe gukora ese ubonyemerana izo nka ntazitanze wakora iki bakunguza nkagenda ukazazitanga no kujya muri loni ese najya mu ideni basigara wishyuye yagukunda kuba byo nkinavuze ngo twogenda tugasigara noze yaba yagiye akazasubirayo yaba nkanamugejejeyo ubuzima bwacu namwati muzo mutwara kadebe yose ndakeka yaba kwaje kwa yabagiye mu nteko yabaye mu depite atuje umwana wamwe twamwitangoga ese boge mwamunyitirira ko ari deni atari azi ko we muhuza umuranga murangurira ahubwo murangurira ujye muki mwanzobya ese nzobya ni igitutsi ni iki ariko muri comment baze kutubwira umugani iyo muravuze ngo umwoki ukanywe nzobya ni iki muze kutubwira muri comment rwose mutumenyere nzobya ari haje turi kuvuga gute none ngiye ubwenge bwanjye bwose nta buhari bungana gute kera kabaye sanzwe nyirutungana gute none okay Gogo the Gospel ni mukobwa kangahe ukunze Munze. Ciao, sesu. Sesu agatatura. Gogo wabonye umugabo mwiza ntabwo yiza atereta cyane. Batatu niba bayibuka. Oya ntabwo ari ukuvuga ngo ahubwo nige ko na babiri. Uyuga nawe yaba ari uwa gatatu. Niba bari uwa gatatu. Ni yari uwa gatatu ubwo urumva ni babiri. Yaba ari uwa gatatu. Mshiri mu gisenge no se musiko mari Gogo muri iyi minsi hari ibintu byateye cyane mu mastari ewe naba ndi umugabo akangahira jori abo wihakana barakubona okay mbere yuko mubaze icyo kibazo Gogo bonki yari umugabo akangaye muramutse mubaye turamutse cyangwa mukundanye aracyari kare sangaye burajya turajya gutandukana wa kabiri mwiganyira kuba bavuga ukundanye n'abantu babiri si uwo dukundana zabivuge muri comment ese uraharira nta nubwo tunakeneye ngo habi no kukobariza ubusa nase mwagiye mupfa ikigogo abo mwakundanye mungu wangu icyo kibazo kibaze Gogo we nawe ndakubaza turi muri love time rero ntacyo aya nanabigo cyubwo bose mu bwarake muravuga ati yarukumuvyuka mukavuga ati you see this stuff imwe mwaryamanye oya bucya nyine buri wese yaryamye
Kuko kajyaho ni ibintu ntabwo muri kuryamana no kurarana bitandukanye. Nanjye nagusubiza. Ndambashije mwembi. nabanza usubize nanjye ndasubiza. Muremera ko bitandukanye kwanza? Njyewe boye nabanza kubwira ukabbyumva nanjye ndakubwira ko kuryamana no kurarana bitandukanye. Kurarana nyine mwararanye. Naho kuryamana. Mwaryamye. Mwaryamye. Ese kuraraho ntabwo mwaryamye. Mwaraye ku buriri bumwe musinzira. Noneho mwaryamana mukasinzira. Iyo bitandukanye. Aho bitandukanye hamwe. Gusa bitandukanye yo. Ngizekeje. Bitandukaniro ngo n'umugabo baryamye adasinzira abandi. Umugore ramuhamagaye. Aya ntabesha. Natangira amati. Katurebe. Ariko sibyo? Fred. Fred. Sharon. Kimwe muri ibyo ngibi. Sharon. Cyangwa se Sharon. Urumva n'undi wa runaka. Yego twari tukiri kuri icyo kibazo. Uyu we yavuze itandukaniro. Nabivuze hamwe no gusinzira. Kubera iki musetse nawe? Oya mu kinyarwanda umuco w'abanyarwanda iyo bavuze ko kuryamana kwa sibyo baba bavuze ibyangwa n'amaso y'abantu ndetse n'Imana. Baba bavuze gusambana. Ariko iyo bavuze nyine kuryamana exactly yumva ko no gukora nyine ibyangwa n'amaso y'abantu. Sibyo? Icyaha cya pumpu. Ni icyaha cyo kubomora. No kurarana ni ibisanzwe nyine no kwarana n'umuntu. Ariko harimo n'abandi bantu babikora mu bwenge bavuga ati nararanye wenda n'umuntu. Uhita wumva nyine ni ibisanzwe kandi wenda yararanye n'umukobwa. Wenda baryamanye kwa. Ariko yavuga kurarana kumva ntago bifite uburemere nyine nubwo kuryamana. Kubera ko umugabo umunyamakuru araducabiranye yumvise ibintu byose avuze. Nagira umunwa kurusha se. Nuko rero urumva naringiye kubaza ni igisubizo ni nkuko kijya gusa ni. Nagiye kubaza gogo ni muri iyi minsi ubwo ari iki gituma abantu batandukana cyane cyane bari muri relationship. Kuko ni nawe araza kugisubiza ni ibintu bimaze kuba nk'umuco. Ni ibintu bimaze kuba mwakundanye pe. Ese ko mutanye no kurana akana ko mujisho. Nawe garakana ndi kureba gasuri gata. Gasha. Aha, ndumva ntaharekera gutya. Ya. Nge ndumva narira gogo tubwire. Ubona ari iki kintu gitera gutandukana kw'abashakanye cyangwa se n'abakundana? Ni byinshi. Reka duhere mu bashakanye ko abakundana nabyo ushobora no kutamusohokana, ushobora no kutamusohokana agahita bivamo ati ntabwo nkunda kandi rero n'amafaranga afite. Ntabwo ndashaka ariko cyane ariko ngewe ubujijwe uba ufite uziko wabonye umusore none watangiye rega ntabwo yagira cyane imbere y'umugabo. Wenda ntabwo ndashakana sibyo ariko ndakeka ko ahanini ahanini ndakeka ko wenda ari misunderstanding sibyo kimwe n'uko hari n'igihe barambirwa sibahangana nibyo ukunda murambirwa none babajya he either barahangana cyangwa se hari ibyo nyine wenda baba bapfuye ariko nyine wenda na time iyo babimanye time ahantu ko guhagana so ntabwo nari nkomeje ako niko ntabwo nisubira. Okay. Ngo ni time ni cya time guhagana. Nese ni gute umugabo yaba abana n'umugore we bakaburana umwanya ku byo batandukanye bakaburana nyine umwanya. Ngira ngo ni nka kwa kundi umugabo agenda akigarukira nka saa sita z'ijoro usanga umugore yaryamye. Oya nose ni hari aho biri ni tubana ese ko mumbura oya nuko hari aho biri kandi umuntu wanamuhigiye ariko bigasoza ase ko bakomeje banza erega kera kabaye yagukunze zabana iyo ndukira ikibazo nagisenge ntibibeshe unahumiriza ngo mana nkoretse kera yakubonye ariko wabonye umugore ndumva iminsi yose yaho ari ku cyumweru ngo dukomeze muburanye. Wowe ubona ari iki gituma abantu batandukana? Icyambere cyo kubashakanye mpamvu ubona batandukana hari ababana atari uko bakundanye
babanye kubera iraha esike ni iraha cyangwa se ni mani urumva cyangwa se nyine ukisanga wabanye nawe wenda mukoze kampu hagize ikivamo mubanye gutyo ugasanga nk'icyo gihe nimba ngiye kubana na gogosheri wanjye hano naramukundiye wenda ko afite amafaranga sibyo ubwo urumva nzaba nkunda ayo mafaranga ye ariko bikitwa ko mukunda binyuze mu aya mafaranga ariko cyane cyane amafaranga ariyo ari imbere ubwo urumva iyo dushwanye umutima wo kwigarura musaba imbabazi ntawe ahubwo nibira ku mafaranga ndatekereza sinano amafaranga ari noneho biriya bitanu afite hariya ndabimuvanaho gute nawe sibyo kandi usanga basanga munabanye igihe kirekire hari igihe unamenye ko bati nguyu akunda staff zanjye acicenye kagenda ariko sintekereza umuntu ushobora kubukunda undi batandukanywa niba abandi uvuga ati ngenda ndamukunda kabisa ejo narana nagiye hari mu bukwe nimba atari musengero ni mu bukwe umugabo nyine yarataha nyine akakubita umugore ati ndakurambiwe ngira gutya umugabo akajya mu kabare yaza ati simusangemo hano noneho umunsi umwe araza aramubwira agiye kujya mu kabare aramubwira ati ngiyi nzu utoremo ikintu ukundamo hano muri iyi nzu yose ufata ugenda ujya iwanyu ntabwo ndibuze kugukurikira icyo ufata cyose wumva ukunze agenda agiye ugenda ukijyanye ariko umviremo hano sintaye gusangemo hano umugore arabyumva ati saba mugabo mwiza umugabo yegukashanga urumva umugabo ajya mu kabari bisanzwe ataha yasinze bya nyabyo araza umugabo akihagera abakubise mu ntebe arasinziriye umugore baramufashe amushyize mu modoka aramujyana ajya iwabo ku mukobwa n'umugabo we ari mu modoka ageze yafungura icyumba cyiwe agiyemo aryamyemo n'umugabo we bararyamye umugabo bukeye aricara asanga icyumba cyiwe sicyarimo ariko akabona ari kumwe n'umugore abaza umugore ati se aha turi ni he ati turi mu rugo twaje kugira gute nageze ryari ngo ntiwibuka ko ejo ujya mu kabari wambwiye mufate ikintu nkunda ngo nkijyane ngo muvire mu rugo ati rero nabonye nta kindi kintu navanamo ngenda ngo utahe niko kugufata nkujyana mu rugo kuko ngo niwo nkunda nta kindi kintu nkunda umugabo aravuga ati ndatsinzwe ati mu rugo bamenye ibyabaye ati mwumva bari rusubizeyo ngo tugenze tujye kubana burundu uva icyo gihe abana amahoro urumva nk'uwo mu mama urumva abafite umutima nyine w'urukundo kabisa urumva kugeza aho ngaho nta cyatuma atandukana n'uwo rwego n'urukundo kananjye mbatera isi ariko ibesha ububane n'umuntu mukoreho na gakeya cyane urumva urwo rukundo ntabwo nzakunda gukundwa akazi nguteteshe ngukundire famiye ajya n'ibindi tundi nzatukuye nituva kuri kamera ibintu byose muzabikurikirana kurikirana guys muzabikurikirana mujye mumbaza murabizi ko mfite na bush ntabwo najya nihisha arabivuga ikintu kimutunze ni umunwa ibaza umunwa we n'uwawe babiteranye ariko nanjye urantunze kera kabaye kandi yaramwenga akunda abasore barebare ariko wambonye neza nongere mpaguruke wambonye uretse ko kugosipinga n'ibyanjye burya nawe ngivugiza umunwa renda reka maze ngo tutarajya kurubona kudutera story ariko se ibyo ari byose nkanjye cyangwa se namboga n'undi ari wese yaba umukobwa cyangwa umuhungu hari igihe avuga ati njye nifuza ndakuzabana n'umuntu umeze gutya sibyo ntibibaho kuko cyane uri expecting nkanjye bati nkumbanye n'umukobwa w'inzobe uteye neza kera wamubonye namubonye njyewe urumva ni ibyifuzo nari mfite urumva cy'umugore wenda nazabana nawe ariko se wowe uko wandeba uko ahantu umugaye si umugaye ndi muzima ubuze ko yarebye
physical appearance wenda harahandi atarebye wenda kandi umugaye kandi hingenzi ashaka hose ndamwereka kandi hingenzi si mugaye kandi sinigeze ndwara igicuri ubwo se mushaka nizasanga hamugaye muri famille igeze ndwara igicuri muzima ahubwo utunyemeze ikibazo ndakibaza ndi mu bantu bakubera umugabo dutahe gogo yo kubera iryo jambo avuze nguhe iki kano kanya bring my phone akanyenyeri momo where's my phone bagiye kumutamo ibiceri se urumva nicyo kintu ushaka gusa aho wagwa telefone nawe uwo wareka kugwa ntabwo nkagwa kandi agaki kanguhe telefone kuri Ngoga TV show umusore witwa Bonke ataza telefone nk'impano nk'urukundo afite ko amafaranga turava hano tuyarye turayasangira cyangwa se uyarye ntacyo uyarye ariko rurahita shira ntabwo nyiguha kano ga telefone nka data nushaka ushiremo simukade ya oya hari ibintu mujya muza mukabeshya hari ibintu mujya muza mukabeshya abantu ngo za prank n'ibiki ari prank n'ari biki kuramo simukade zawe telefone yimuhe kumugaragara oya umva nkubwire Bonke azana yerekana abishyire no muri news abishyire no muri mu munwa we bigaragare ko bayimuha kuri YouTube channel yanjye murankora content za story ninjye nyikabukabona iyi phone nayo mfite gibereke bazishyira ara ubereke neza girara ubereke neza simukade nyivanyemo irajyanye na nshashasha ora ko guzangaye mugiye kurira oya kerekane ko Imana yonyine n'isukura y'inyikeneye kuko amafaranga twoyarya ukunda nayo biraha ese vuga uko ndayiguhaye gacane tere ni nagaje guys ntayinyake ninyi kwaka kano kajara kwako siko katahaje nuko nyine nanjye uko nyine nta nayikwaka uko bizi kano ko kwataja nanjye sinoyikwaka gogo rega abatipi bari seri abantu bari seri reka I don't trust this thing hopefully ko itari prank we ese urumva naza kukubeshya ahubwo nawe uzagaruka utubwire se ni prank cyangwa se prank akwicana rero wende napfuye ejo no gusanga ntago njye byizere karaka ni gashya Bonke ubundi bakaguze turi na simukadi ushaka wishyira aya ntacyo mfite indi telefone yishyiramo wakaguze ryari ni gashya pe nta n'ukwezi karabi ese ufitano wakunda kohereza telefone cyangwa ukorwa n'umwuka we ayo ngene ushaka uzayashyiramo simukadi ariko icyo ugatwara ndazifite simukadi nyinshi byibuze umuntu ajya guhamagara uvuga ati mbonye gift ya ari abantu rega baba bari siri ntabwo ari ngombwa ngo utange ibya mirenge ngo utange imodoka ngo utange iki siko goga wa speechless kera kabaye no reka ngwe kano gaposheti ka simukadi basi nawe yakoreshimye kandi yaraje aba bushi cyakira bisuzugu oya muri telefone yanjye irimo simukadi irimo okay ndakaguhaye basi genda ukajugunya aho iyi simukadi y'amafaranga se nayo yimwe aya nundi ntacyo bayimaze nareba ikambikire katazagwa uraza gukambusa ubunkaga gogo ariko abantu ratuba bari seri Imana ngende seri so uziko nanya bwa mbere mbaye seri bikancana yigo shanangira uranungwe Imana at your age biranungwe erega ibyo twigira byose ari gihe kigerekeye kigakamada gogarariza imbere ya kamera za Ngoga TV shambwira ko rero nurira darira nk'intuzo dakirana urumva hari ukuntu umuntu aguha imodoka umva ari ibintu birenze kandi abakoga bakunda utuntu duto cyane ushobora no kumuha akabombo k'icumi kakamunezeza ukagahoza icyo wabashaka ni utuntu uhora ubaha twiza uri mwiza uri gite usa n'umucyo iyo nibutse kuruwaga naheyura kandi azi no kuririmba muririmbira n'akandi kare nzajya nkufasha muririmbire by the way bisira ariko Bonke ni umucuranzi mwiza cyane curanga piano neza cyane no mu rusengero butagira muri mutubari mu rusengero pe n'uyu munsi yaraje avuye gusenga n'umusenzi nako n'umusenzi ngo we ngo ndumusenzi
wamumubitse karatuka umugabo kubita cyane ariko wishyiramo imbo urumva abantu rero muzajya mumwifuza ngo abacurangire rwose arahari ku bwanyu kugira ngo azajye abacurangira azi no kuririmba kuririmba nabyo ndabizi nubwo bitari mbere yo namenye no gucuranga ngo nararirimba mu kanya rero budutegura karimbo ugiye kuririmba uko Gogo niwe ugiye kuvuga karimbo oya ashaka kandi mbere yo gashaka Gogo niki kintu wavuga kuri Bonke uguhaye impano ya telefone nubwo wenda atari smartphone ariko ni telefone nziza telefone banga se bayifite keza cyane bahambirisha so by the way thank you Bonke hajya yani nta kintu ushaka unavuge fiance yabyanga se fiance ndari no ariko yareka mbabwire ni umwana mwiza by the way nkuko rakomeje kubivuga he is such a sweet soul and kind and after kuno akuganiriza get don't get about it isinzira shara cyakubwira reka bagutemo umwana umutima mwiza ufite uzawukomeza ariko iyi telefone ntuyinyambure kuri kamera nuko nawe nayikwambura uyijyane Bonke nawe yayikwanga suhari ariko disi utuntu ndi kumva turi kuzamuka nawe kugeze natwe ntacyo numva ndi nk'igiti numva utuntu turimo turazamuka araroni n'amashyari amva abantu bakunda ngo gativisho nanjye mwankunze mukandemeramo umuntu wandeba akumva ko nshobora kuzamuka wowe kabaye wanjye niyo wari ugikomeza umutima mwiza ufite uzawukora neza none uko binsabye ndetse n'uwa mama ahubwo nzavanamo nyitunga ari ibiri dukomeza ntacyo narenza wemeye kumuha umutima wande wanjye none njye ngasigana uwa mama okay nabyo ntacyo bitwaye so urakoze cyane Bonke se kuvuga atarasoza isoje abagore bavuga amagambo make ariko njye buriya numvishije menshi nubwo ariko kazi asanga gukora ko kuvuga amagambo ubona nta marira mfite mu maso yaje bobo ihanagure mumufashe shawe se kandi mumubwiye ngo rire ngira amarira reka je ngaho muririmbira akaririmbo keza basi nushaka kuririmba indirimbo yaririmbiwe Imana niba aririmbiwe Imana ndaza kumuririmbira nk'ubu ngubu cyangwa atekereza gashobora kutaza vuba wereka mbe mbubwira ya story ariko nikaza twatuye ku bintu ujya mugore wanjye nkunda story shawe buriya naza story zawe ubu tubwira bameze gutya uziko mujya no kuzireba ku YouTube channel yanjye yivuge neza subiramo neza YouTube channel yawe YouTube channel yanjye ni Gogo muzaje muri telefone yanyu Gogo the Gospel ahantu harimo apps yanditseho ngo ni YouTube mukandemo musachingamo Gogo the Gospel nimumara kubikora hari utuntu tuza hano hahera ni like share comment subscribe utwo twose uzagenda ukandekandeho cyane ko ngaho mbere none hazaga ari umutuku none ugasigaye kaza ari umweru tacu huzaga kuriho nyama uteze no kupura imbere cyane kuko 2040 bafite ubukwe asa kugira 2040 nako 20 turi kanga dufite gahunda nanjye ase ngo kuri kuturwanya amani mba nihuse dupfiki naki wamukunze se uramukunda se basi kandi wananze kumukunda menye ko ari ibihanga bibiri mu nkono nyamuneka turi kuri kamera harya ngemba ndagaye mbuza nkamukubita waretse nkamukubita nagazongera nuko bakunyijije bari konyije urumva twategeka ikintu kijyanye nuko nyine hajya baho gutandukana ko bashakanye muri buno buzima ariko hari umugabo nyine yakubitaga umugore byadanje amumire nayo impamvu nshaka kuvuga kuri kano gatopiki hari igihe abantu bajya bahura nyine n'ibibazo cyangwa se nyine bagahura n'ibintu bitandukanye mu rugo rwabo kandi ari nk'umuntu umwe wabiteye ariko namenye ko ari we wabiteye ugasanga bihendereye cyangwa se bisoje ari we kibazo kandi atakabaye ikibazo
umugore umwe yagiye umugabo ngo yaramukubitaga cyane, buri munsi akamukubita akamuzonga cyane, akamumerera nabi, akamutera inguma n'ibiki. Noneho umugore umwe arangije ajya mu myuka mibi, mu bapfumu. Urumva? Noneho agiye mu bapfumu, umupfumu aramubwira ati rero bagiye kumufata. Ubu ngubu ndi kumvisha nakwisha. Nari nabuze ikintu nabuze muri ngewe nta kibazo. Umupfumu aramubwira ati uje kwenda iki? Umugabo aramubwira ati ngewe nje kugira ngo umbwire impamvu umugabo wanjye nkubita ko yarankubise yaranzonze, ndashaka ngo umugabo ntazongere kunkubita, umbwire ibintu byose bisabwa ndi bumuhe ariko ntazongere kunkubita, nshaka muvaneho. Umupfumu aramubwira ati ikibazo ubona ari iki? Ati nta kibazo na kimwe, ati ibyo nshize gukora ndabikora ariko akaga kankubita. Umugabo aramubwira ati rero genda. Umugabo aramubwira ati rero n'abadukurikiye bumve kano gasitari. Umugabo aramubwira ati umupfumu aramubwira ati genda ugende unshakire ubwoya bw'intare bwo mu gahanga hano kugira ngo ubuzane, ubundi aba ari bwo nkoresha ntazongere kugukubita. Urumva icyo kintu ukuntu kigoye? Umugore aravuga ati nta kibazo, ndeka ngende mbuzane, ndagende mbishaka. Umugore aragenda afata ibimasa nka 2 byiza arabibaga, aragenda ajya mu ishyamba aho intare zikunda kuba ziryamye cyangwa zibyagiye. Arangije yurira mu giti hejuru, akajya afata itako ry'ikimasa akarihambiraho hejuru nyine mu giti. Intare yaza ikirira za nyama, ejo yaza ikirira inyama, gutyo umugore ari mu giti. Urumva ni nko kuyitereta, kuyigusha neza kugira ngo abone uko yayikoraho ubwoya, ariko yagukoraho ubwoya bwo mu gahanga. Urumva? Arangije intare iraza iramubona, bakubitana amaso. Intare yatekereza bose umuntu uhora umenyama buri munsi nirira ameze neza ndaba murya muzize iki, kandi n'ubundi cyo nshaka ari inyama akaba yazimaye. Intare yanga kumurya, batangira nko kuba inshuti. Wa mugore aramanuka no mu gahanga akuramo ubwoya. Arangije abonye gutyo intare bisa nkaho bibaye inshuti kubera kuyiguyaguya, abushyira wa mupfumu. Umugore avuga ati rero nabuzanye dore ngo. Umupfumu aramureba aramwitegereza, aje aramubwira ati rero wa mugore we niwe wari ufite ikibazo. Ati niwe wari ufite ikibazo? Ati umugabo wawe yabuze keya zawe, ati ibintu byose wakoze uguyaguye iriya ntare, uyiha inyama, uyishukashuka, ibyo bintu umugabo wawe ntabyo ajya abona. Bibaye wajya uhora ubimuha buri munsi nyine ukamwitaho ukamukeyaringa. Ati umutima wagaragaje kuri iriya ntare, uca bugufi, utuza, wigaragaza, umugira gute. Ati ibyo bintu ugenda ubikorera umugabo wawe kuva umunsi nazongera kugukubita. Urumva ukuntu ako gasitari ari akantu karenze. Nuvuga ngo hari igihe abagore mugira mu bindi bintu, nimwite ku bantu mwashakanye cyangwa se ku bagabo banyu, kandi wowe ukumva hari ibintu byiza nyine wakoze, sibyo? Ukumva nyine nta kintu na kimwe kigushinze. Sometimes ugasanga bitumye utandukana no mwashaka cyangwa akakwishyiramo, sibyo? Ariko nanone n'abagore akenshi nanjye gutandukana k'umugabo n'umugore, wowe urabivugaho iki? Abagore nibo babigiramo uruhare, kubera ko na Bibiliya iyo ni deba. Bibiliya bivuga, Bibiliya ivuga ngo vuge twitabe n'umuntu, bagabo mukunda abagore banyu, namwe bagore mugandukira abagabo banyu. Abagabo badashobotse, oya ntabwo ari ubwanwa badashobotse. Uzi kuganduka no ibyo babuze icyariya. Ni cya gihe ni nko kuba ni nko kuba, sinzi ko nabivuga neza kugira ngo babashe kubyumva. Kubera ko niyo umugabo cyane wenda ntange ubwira wenda nk'umugabo uca nk'umugore w'inyuma, buri munsi dukundana njye nawe tubana nk'umugore n'umugabo, bikaba ngombwa ko muca inyuma, yewe n'abantu ndi buguce inyuma, yaba umukobwa yaba umugore arababizi ko neza ufite umugore.
arumva arabazi ningera mu rugo amasaha atagomba kumumara avuga ati buriya ari kumwe n'umugore we anabizi neza. Urumva umugabo ajya agenda agakora ibyo akora yarangiza agataha akajya mu rugo rwe. None umugore yagiye akora ibyo akora agataha ariko umugore waguciye inyuma rimwe kabiri icyo gihe ahita agenda. Nyine ikibazo bari wowe ahita agenda kubera iki? Nta rukundo mugira. Wiki aho ikibazo kiba twebwe twakora byose turagenda tugataha tugasanga umugore, ariko mwebwe mubikoze rimwe kabiri bamwumva ko ibyo ngibyo mugenda mugakora twebwe bitatu babaza haba hari impamvu bigatubwizanya ukuri. Uzajya unca inyuma durire mu rugo. Wowe usanga impamvu uca inyuma ari wowe ufite mu ruhare. Wowe se kuki utabijyamo uruhare mu kuba nguca inyuma? Burya abagabo ni turema mu irari. Mu buzima busanzwe abagabo bose igitsina gabo cyose kirema mu irari. Niho ruzingi. Niko bimeze. Rero niba utankoresha nk'umugore wa nyina kandi hari abantu bataguma hamwe buretse ibyo bakora byose nawe mama mutubeshyira mwe ntabwo. None se tubwizanye ukuri sibyo? Ndatashye uri umugore wanjye kiri ku marembo hariya mvanye n'inkweto mama yayisume mvanye imyenda ngiye dushe ndariye ndaryamye sheri ngiye dustori se undi mukobwa ni ikihe kintu cyangwa se umugore azankorera wowe utankoreye cyatuma ngenda? niyo mpamvu uzi ko muri uza kenshi igihe bagiye nshobora kubona babacana inyuma aho bituruka. Nimba nje ni nk'uyu munsi uri umugore wanjye mvuye mu kazi runaka cyangwa se mvuye mu nshuti zanjye ndaje nivanyemo inkweto n'uruge n'amasogisi nigire mu cyumba nizifatiye isume nifatiye n'amazi nijyaniye muri dushe cyangwa n'umukozi ubinkoreye. Tugasanga izo keya ntabwo zibona hari umukozi ubikora, ariko ngiye ahantu ku mugore wambuka arumva ntiyagera ati araje ubwiwe benyine nyivaniyemo inkweto amayeke anjyaniye amazi muri dushe sibyo anzaniye isume. Ese wowe ni gute utobikora? Ese none umugore wanjye abaye abikora uwo mugore akabikora ni ibintu byankurura cyane. Nabona ko ari ibisanzwe ko n'umugore wanjye arabinkorera. Dushukwa n'uburyo rari dushukwa ahubwo okay gogo mwebwe abagore murasabwa iki kugira ngo oya murasabwa iki? 80% abagore igitsina gore nicyo gikora mujye munyurwa n'ibyo tubaha. Murasabwa iki kugira ngo mukomeze mufate abagabo banyu? Ese ndaza ntakubwira amagambo meza mbonye reka gogo reka nkubwire hari ukuntu no batufate neza umva neza umva nkubwire hari ukuntu udatinga n'umukobwa sibyo mufite gahunda yo kubana umukobwa akitaho utuntu twiza isuku imisatsi nyine ukabona arasa neza pe mana yamara kugera mu rugo ukajya ubona nk'igitunguru mu jisho ukabona nk'ahanga y'igikoma kigeza ariko wa mugani none se kuba mutekera ugomba kwitaho rega niba mwarashakanye sibyo niba mwarashakanye ugomba guhora witaho abagabo dukunda utuntu twiza cyane dusa neza. Reba abanyakenya njye nawe muri Kenya imyaka itari mikeya uko azanye umugore we kasa abakenera umugore nako azakomeza rwose niba unahetse umwana uba uri smart nsanga n'ubwo abangabo abagore bahanga ngo babyaye umwana wa mbere wa kabiri ngo ntaho ukindeba uraje ugasanga yambaye ibintu atazi wari wajya gusura nka famille ugasanga mu byumve neza ntabwo twabihare kugasanga nyine hari umwanda ugasanga ibintu byajwagare kandi umugore hasa neza harimo umugore buriya kugira ngo nakoza akanama wowe ntago ari akanama se kiki wamugana mwarasaze cyangwa oya mugomba abantu abakobwa muzaze tukore kwicano yanjye tuvuga n'ibyo mwana nukuri abakobwa icyo tuvuga nugura kugira nta ruhari ntabwo you guys ntabwo mushima mugira irari ridashira umugore ashobora abikora ariko still you go outside reka ngurugere ubona abantu reka ngurugere arabatanyirwa ntacyo wambye you mean you're not perfect
ntabwo muri perfect ese muri we are twebwe twakora ibyo dushoboye byose to treat our men better ariko in case uri ubone Claudine aciye hariya va kuba ikibuno kigenda kigukora kuno umugore wawe se ntacyo bafite hari byaba ntacyo afite oya ari gihe yagiye wenda usibye n'ikibuno rero bamwe kubwira like thank you since before wakomeje kubivuga ngo mwari Manuel so igisene gawe kimanura mu miterere yacu ko twari exactly niyo mpamvu ariko kuba twakora ko oya kuba mu ariko ntabwo babinera mu oya kuba iyo tuza kuba tutanyugwa ntabwo tuba tuvuga ati njye nakunze umukobwa reka muzane mu mako sibyo iyo nk'ubu nkanjye ko mumuzana se mu oya reka impamvu mba narakuzanye mu kugira ngo umugore wanjye ni ikintu mba naramaze kunyura ati abandi bakobwa bose ntabwo nyine ngenda nyuzwe uyu wanjye arampagije ahubwo mubaze kugejeje mu rugo ahubwo nyite nk'umugabo wawe mu bantu bose natoranyije bari kunyima ijambo reka ngo gavuge ngo gagiye kurereka reka vuga igitekerezo mu bantu natoranyije wese mugejeje mu rugo no kunyitabira kunaniye nk'inshingano nk'umugabo nabyo kunanirwa ese abo bose niko bagira umwana oya si bose sasa rero buri wese agira intege sibyo wowe ugomba kumenya neza ko ugomba gushimisha umugabo yaba mu magambo yaba mu biki sibyo ku buryo najya hano ako ibyo byishimo bigomba kugenda both ways ko gushimisha na kwishimisha cyangwa ko nawe urangushimisha ega mane nibyo amayo slave nakanyanza mvuye mu kazi kwamvanamo mu sexy nagera kwa umugore we yajya kuyamvanamo nkumva mugirirayo none njyewe uzagirira ikintu utabona urindeka ibyo byose mbikora after kubikora wowe urakora iki ukunda kurya naguterura nanjye ngakuyaringa ukunda kurya iki hano hari ifiriti sibyo hano hari ifiriti urangije kuyirya si uyikunda urayirura urahaza nyine kwa kuntu ubwa murahaza sibyo uriye ntahari nanone nkongera nkayizana ati muze turya ifiriti ariko usoje ugiye kurya worya aho ushobora kurya ariko bitari cyane nk'uko wariye kubera iki rero warya gake gatari uko wariye nka mbere uba wahaze uba wagize gute wanyuzwe mu yandi magambo rero natwe mu bagabo iyo wahisemo ukabona umugore akwitayeho ibindi byose biza uba warabihaye nta nubwo ufite n'irari yo kubijyamo ako still you get outside urongera ko n'abagabo bagira outside bagakuramo impeta urahari bagakuramo impeta akavuga ati ndamno buriya rero umugore niwe ufite ikibazo oya nta kibazo umugore niwe ufite ikibazo anyway iyi ni deba yagutse tuzongera tuyiganireho uyu munsi kugira ngo tuganire ariko urumva ko byanze bikunze tuba tugira ngo ducare ingingane turebe hamwe n'umwanzuro nyira bayazana n'abagore n'abagabo njyewe as my opinion ni uko buri muntu wese agomba gukora ibyo akwiye gukora mu nshingano ze kugira ngo banyurwe urumva kugira ngo umuntu yiba ku rugo rwe kandi rugende neza cyane nta rukundo bagira ngoga wazana bikirara mwebwe ikibarokora nuko mudatwita kuko twebwe iyo ukoze one mistake witutwita no feel you guys never get pregnant ugiye kurira man that's the only problem is because you can't get pregnant niyo mpamvu utawigira sense Mr. Sent ariko ibyo nawe ntabwo wabizana kuba utwita ukabyara ntabwo byatuma ugira ntabwo byatuma wenda ntabwo dutera inda uretse ntabwo ibyimba ukuntu biba byakuvunye nyine twibyimba oya gisanga n'icyafashe gisanga n'ababo na murasitera mugahunga bakajya ese gusa nkaho babaye ibiti biba bimbabaje. Do you know how many girls are pregnant here out and icyo utera uratera ukagenda? Do you know how abari gusafaringa? No sense. Ubu butumye umugore wanjye arakara ubu ni njye umurakaje bamboye Chira reka nibyisige none. Okay. Gogo, abagabo n'abasore barasabwa iki? Mukunda abagore banyu n'aba girlfriend banyu. Nawe mwebwe. Umva ahita avuga ko bahungu gusa n'abagabo. Nawe mwebwe se. Let's go. Okay. Nese mwe murasabwa iki? Inyangamugayo. Nibyo abakobwa murasabira cyangwa abagore? Kumvira abagabo bacu.
kubivuga bona kumvira abagabo bacu ngaye ngo tuzongera tubigarukeho nagira ngo dusoreze aha ngaha kugira ngo tuganire Bonke n'umukunzi we anamuhaye gift ariko ko yihishe kudakomeza kwirana kwicekinga ngo Bonke wakoze ngaho ijambo rimwe kuri gogo dusoza no ngaba icyongereza cy'igikiga n'icyongereza cya nyacyo ibyo urabizi ngaho mbwira twumva no biri kungwanira muri ibi ari kuvuga ngo love you na love you sinzi icyo ndi bubivuge reka mvuge love you basi aho buri wese yisangamo love you gogo ijambo rimwe kuri bo ese reka nkubaze isa nk'ubu okay ibyo byose ntabwo nkwanga sibyo ibyo byose ndagukunda sewe uri tayari kuba wankunda ndabajije kandi nimba atari ngombwa gusubiza tuzabisubiza mu kiganiro cy'ubutaha aho yakigera mani ntacyo tuzakora pale tubiganireho dutere umwanzuro afashwe turebe niba na gift watanze ari ya nyayo ngo azagaruka atubwira ati ngiyi narayibonye naranayishimiye siko bimeze gogo ijambo icyo gihe none neza nzazana na gift nateguye idatunguranye nk'ubu bari kumumagara bagasanga itari wenda kuri ni ibintu byawe ariko nuko mukunda we ngaho ijambo rimwe dusoze ijambo rimwe I'm just happy to meet you murakoze cyane muze gutanga comments kuri Ngoga TV show gende tuganira hanyuma ubwo tuzasubira gogo ndagushimiye cyane wakoze kwitabira ubutumire bwacu Bonke wakoze nkuko wari wabimbwiye rero nizere ko wishimye ko wabonye gogo nijoro sinijye cyane rwose waba burya se uri burya ikibyiki nizere ko wavugiye tuvana twatinze tuvana genda mpobera muterure akoze ubundi nta kuntu waza kumuha lift nta kibazo ahubwo ndanamugeza so murakoze cyane reka nshimire picture uri hari umujyamo mwezi akoze bana no umuntu muri haro kare ngo azagaruka nanjye kuvuga inshuti yawe none ari kunyica yampamagaye okay reka dusoheza aha tuzagaruka tudusoze twongeye tuganire ndabashimiye cyane love you guys gasopo hano ku mugore w'abandi wakoze cyane